twe badusanze mu modoka turi babiri mu masaha 4 gutya na 17 ziri kurenga, basa nk'abahita basubira inyuma gatoya, bahita bafungurira rimwe imiryango, bahita bakura imihoro mu makote bari bafite, batangira nyine kuyidukikisha, bankubita ikirindi hano munsi y'ijisho na mugenzi wanjye barakimukubita mu mutwe, gusa nta bakomeretse. Bari gushaka nyine amafaranga, turababwira tuti twe nta mafaranga dufite, bati mufite amatelefone, badusura mu modoka, barazisaka nyine barazibona, babona icyo bashakaga barigendera, bati abangaba nta mafaranga bafite ariko tubonye amatelefone. Kizo Impaya. Yes, bakunzi bakizo Impaya rero ndagira ngo munyemere n'ubundi tugaruke kuri ino video yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bari gukomeza kugenda bibaza ese ubu bunyamaswa bwaba bwabereye hano mu Rwanda, ese mu Rwanda haracyaba abantu nk'aba ngaba batinyuka bagafata umuhoro bakaba batemagura umuntu ku manywa y'ihangu. Ngira nk'uko uri kubireba kuri ino video urabona ko bari abasore batatu, aho bafashe umuhoro barangije bajya gutemagura abantu. Icyo nakubwira cyo ntabwo ari uyu mukobwa gusa batemye, kubera ko muri rino joro amakuru angeraho avuga ko ngo batemaguye abantu bagera kuri 5 bose, ndetse bakanabambura bimwe mu byo bari bafite. Uyu mukobwa muri kureba uryamye hasi bari gutemagura, uyu nguyu babanje kumwaka telefone ya iPhone. Ni mu gihe hari abandi banyerondo ndetse n'abandi baturage basanzwe bari babanje nabo gukoreraho urugomo nkuru nguru, aho hari umusekirite batemye mu mutwe ndetse n'undi munyerondo nawe batemye mu mutwe, mu gihe hari n'undi mukobwa nawe bakuye mu modoka aroho yarari kumwe na bagenzi be, hanyuma bakabakura mu modoka bakabasaka bakabakuramo telefone ndetse n'amafaranga, hanyuma bakirukanka. Gusa amakuru avuga ko ngo abangaba harimo umwe waje kuza kuba yafatwa, hanyuma ashyikirizwa R.I.P cyangwa se ashyikirizwa inzego z'umutekano zari ziri hafi aho ngaho aho ibingibi byabereye. Nk'uko nabikubwiye rero hari abantu bakomeje kugenda bibaza ese byabereye mu Rwanda, ese ko abantu nk'aba ngaba badakomeza kugenda ngo bakurikiranywe. Icyo nakubwira cyo ibingibi byabereye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyarugenge, ahazwi nko ku Mumena, mu murenge wa Nyamirambo, ubwo ni mu karere ka Nyarugenge nyine. Ariko ntabwo ari ku Mumena gusa byabereye, kubera ko iyi video yakomeje kugenda izenguruka. Mu by'ukuri iyi video ni yaho bita Rwampara, n'ubundi ni hariya muri Nyamirambo. Gusa hari abandi n'ubundi nabo bakomerekejwe ndetse binakomeye ahitwa ku Mumena, ubwo naho ni hafi y'aha ngaha, kubera ko aba bajura cyangwa se aba bagezi ba nabi ngo bageze hariya cyangwa se batangiye ibikorwa bya kinyamaswa ku itariki 10 mu masaha ya saa 4, mu gihe ino video yo yafashwe ku itariki 11 mu masaha ya nijoro. Gusa igihari nuko iyi video yo yafashwe mu masaha y'isa 5 mu masaha ashyira saa 7 z'ijoro cyangwa se saa 6 gutyo zirengaho, ubwo hari mu matariki 11. Byumvikane neza ko n'ubundi abangaba bari batangiye ibikorwa byabo ku itariki 10, hanyuma ijoro rirabafata risingera undi munsi ariyo tariki ya 11 nk'uko amakuru angeraho abivuga. Rero nujya kwitegereza neza muri no video uri bubonemo abagabo batatu, ndetse harimo umwe ufite umuhoro n'undi wunamye afata ibuye aritera abantu. Muri no video wumvise ko hari umuntu wagerageje kuvuza amahoni, nunareba neza uri buboneho moto isa nk'itambuka. Iyi moto rero cyangwa se n'indi modoka nayo yariri hafi aho ngaho iparitse, harimo umuntu urimo imbere ari nawe wafashe ano mashusho. Ubwo abantu bakomeje kugenda bibaza ese umuntu wafashe ano mashusho we ntabwo yaba ari umufatanyacyaha. Gusa igihari nuko ngo uyu muntu wafashe ano mashusho we yabonye bafite umuhoro, hanyuma agira ubwoba bwo kubisukira. Gusa we ikintu yakoze yafashe telefone n'ubundi agerageza gufata amashusho y'aba bantu kugira ngo abe yasakaza ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma abo bantu baze kuza kuba bakurikiranwa.
ariko icyo twavuga cyo nuko umuntu uwo ari we wese biragoye ko yahita agira umutima wo guhita yisukira ngo ajya gufata aba bantu ndetse banafite n'intwaro, kuko nureba neza urabona ko ntabwo ari uyu muhoro gusa bafite, kubera ko uriya uwunamye agiye gufata ibuye hari ikindi cyuma afite mu mufuka w'inyuma. Niwitegereza neza ugasubiza video inyuma uri bubibone ko uyu muntu wunamye ugiye gufata ibuye hari ikindi cyuma afite mu mufuka w'ipantaro w'inyuma, nureba neza uri bubibone. Hanyuma ubwo yunamaga agiye gufata ibuye yaragiye kuritera, bamwe mu bari bari aho hafi bari baje n'ubundi gutabara, ari nabo baje kumena uruguma. Ngira ngo ndaza gushyiramo wenda video y'uwo muntu bamennye uruguma gusa, ariko ku bw'amahirwe ngo bakomeje barabirukankana baza kurenga n'ubundi mu gishanga kiri mu karere ka Kicukiro. Hanyuma umwe aza gufatwa, aza gushyikirizwa inzego z'umutekano zari ziri aho hafi ahitwa nka Rwezamenyo cyangwa se kuri sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo, niho umwe bamufatiye. Ikindi kintu cyakubwira ko hano ari mu Rwanda, hano kuri iki gipangu aho bakomerekeje uyu mumama, uri buhabone akazu kari ku ruhande kariho icyapa cyanditseho action driving. Ati hano twigisha icyongereza, uri buze kubireba cyangwa se ndanagerageza wenda mfate ifoto hanyuma nyibashyirire ku ruhande. Ubwo abantu bazi Rwampara bakaba bazi na kano kazu kariho icyapa cyanditseho action driving school. Ati hano twigisha amategeko y'umuhanda n'icyongereza, hano barahita bahamenya. Hanyuma ikindi abantu bakomeje kugenda bibaza, ikintu polisi ishobora kuba yakora kugira ngo habe hafatwa bano bantu, nuko iri poto cyangwa se iki cyuma cy'amashanyarazi umwe muri ibi bijura yabanje kuza ashyiraho ikiganza. Sinzi wenda nimba ntari kuyobya iperereza, ariko ndimo ndatanga bimwe mu bimenyetso bishobora kuba byagenderwaho kugira ngo babe bakurikirana bano bantu. Nureba neza rino poto cyangwa se rino tara rihari, uyu wambaye umupira w'umweru ndetse ufite n'ingofero yabanje gukora kuri ra poto cyangwa se kuri kiriya cyuma. Ubwo sinibaza ko hari icyo bitafasha, cyangwa se ndakeka ko hari icyo bishobora kuba byafasha mu iperereza, hanyuma bakaba bapima wenda ibikumwe by'abakoze kuri kiriya cyuma. Nkeka ko wenda hashobora kuba hazamo n'ibiganza by'uyu mugabo wakoze, kuko nureba neza muri video urabona ko yakoze ku cyuma, kuri iki cyuma. Nkeka ko rero kuva atambaye ga ibiganza bye cyangwa se ibikumwe bye bishobora kuba byasigayeho, hanyuma bikaba byakifashishwa mu iperereza. Uyu mugabo wambaye umupira wa orange abantu bagerageje gufata ifoto ye, hanyuma barayinyoherereza, ndaza no kuyishyiraho hano kugira ngo abantu barebe nimba koko uyu muntu baba bamuzi, hanyuma bafashe inzego z'umutekano kuba bashakisha bano bantu. Nkeka ko abantu bari bakwiye kurebera muri ziriya nce, kubera ko ngo ni ahantu hakunze kugaragara urugomo rw'abasore nk'aba ngaba. Ngira ngo ahazwi nka Rwarutabura mu minsi ishize nabwo hari abasore babiri bafashe umwana w'umukobwa, ngo ni umwana w'umukobwa bari bamaze kwirukana mu kazi ko mu rugo. Hanyuma uwo mwana w'umukobwa ubwo yari ari kugenda ahura n'abasore babiri, mu by'ukuri abo basore umwe yari umusore undi ari umugabo. Hanyuma bo bavuga ko ngo bagomba kumushakira akazi, bamutegeka cyangwa se bamusaba ko bakomeza bakagendana kugira ngo bajye kumwereka aho bagomba kujya kumusabira akazi. Icyabayeho ngo uwo mwana w'umukobwa yakomeje kugendana n'abo basore muri karitsiye yose, azi neza ko bagiye kumushakira akazi. Ariko icyari kiriho nuko aba basore baje kuza kuba bagambana, bo bavuga ko ngo bagomba kujya kumusambanya. Ariko icyo baje gutekereza, umwe muri bo wari uri hafi aho muri iyo karitsiye, we yari afite umugore yamusize mu rugo. Hanyuma abwira mugenzi we ko bitakunda ko babona aho bajya kumusambanyiriza kubera ko umugore we yamusize mu rugo. Ni mu gihe undi mugenzi we atarari aho cyangwa se ataratuye aho hafi. Biza kuba ngombwa ko bigira inama yo kumujyana mu gishanga ngo cyaho hafi muri karitsiye Rwarutabura. Hanyuma bajyayo bamusambanyirizayo. Bamaze kumusambanya, ngo kubera ko abantu bari babonye uwo mukobwa bagendana muri karitsiye yose, bo bumva ko uwo mukobwa ngo ari bugende agatanga amakuru, akavuga ko ngo hari abasore bamubeshya akazi, hanyuma bikaza kurangira bamufashe ku ngufu. Icyabayeho ngo bafashe umukobwa baramwica, barangije bamurekera muri icyo gishanga. Gusa ku bw'amahirwe abo basore baje kuza kuba bafatwa ndetse baranafungwa. Rero icyo navuga nuko n'ubundi urugomo hariya muri kariya gace ka Nyamirambo
ndetse no muri izo nce zo hafi aho ngaho n'ubundi hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi. Icyo twasaba inzego z'umutekano ni uko bagenda bagakorayo umutekano usesuye, ndetse n'aba ngaba bakomeje kugenda bagaragara muri ibi bikorwa nabo bakaba bashyikirizwa ubutabera. Ni mu gihe abaturage bo bari kuvuga ko ngo aba ngaba nibafatwa baraswa mu cyico cyangwa se bakaba babahereza abaturage bo ubwabo bakabihanira, ariko polisi yo ivuga ko ngo nta muntu wari ukwiye kuba wakihanira kubera ko amategeko arahari kandi arasobanutse cyane. Rero abaturage cyangwa se mwe mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Empire, mutubare mudufashe mukomeze gukora iperereza, murebe aba bantu nimba harimo uwo wamenya cyangwa se ukaba wamenya aho ari, hanyuma ukaba watabaza.